Muri ubu buzima tubamo ku isi, umuntu aravuka agakura, bamwe bakagira icyubahiro n'igitinyiro, bakumvirwa, bagasingizwa, bagakundwa kandi bagatinywa bitavugwa. Nyamara ibyo byose sibyo biduha kurama kudapfa. Umugabo tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none, ushobora kurara mumenye cyane kubera uko abantu bamuvuga. Rimwe na rimwe ibyo mumenyeho cyangwa mwumviseho ukabifata nk'ibitekerezo cyangwa se za nkuru z'abana bitewe n'imyemerere yawe. Kuba yaragize ubutunzi nk'ubwa Mirenge ku Ntenyo, kuba se yarayoboye bamwe bagakeka ko ari ya ngoma y'Imana muri rubanda itagira iherezo, byose ni ukuri. Ariko umunyarwanda aciye umugani ngo nta gahora gahanze. Ibi ndetse n'ibindi byinshi nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none. Menya byinshi byihariye ku buzima bwa Marshal Mobutu Sese Seko Kukungendu wa Zabanga wayoboye Zaire. Iyi ni Gator TV. Mobutu amaze ari ku butegetsi nawe mu mpine yarateye atya. Joseph Désiré Mobutu yavutse ku itariki 14 Ukwakira mwaka 1930, avukira Lisala mu cyahoze ari Kongo Mbirigi. Nyina yitwaga Madeleine Yema, akaba yari umukozi muri hoteli. Se yitwaga Alberic Gibemane, akaba yari umutetsi w'abacamanza b'Ababirigi. Se yapfuye Mobutu afite imyaka 7 gusa, nyuma aza kurererwa kwa sekuru na nyirakuru. Mobutu yakuze yiga gusoma, kwandika no kuvuga neza Igifaransa mu kigo cyitwaga Christian Brothers School cy'abamisiyoneri. Mu mwaka wa 1949 yaje gufungwa, ategekwa kumara imyaka 7 mu gisirikare cy'abakoloni cyitwaga Force Publique. Iki cyari nk'igihano cyahabwaga abanyeshuri babaga bashaka kurwanya abakoloni. Mu mwaka wa 1956 yavuye mu gisirikare yinjira mu itangazamakuru. Nyuma y'imyaka 2 yagiye mu Bubiligi, ahurira n'abandi banyekongo barwanyaga ingoma y'abakoloni. Aba barimo Patrice Lumumba. Yinjiye rero mu ishyaka rye ryitwaga Mouvement National Congo. Ku ngoma ya Lumumba nyuma y'ubwigenge mu mwaka wa 1960, Mobutu yabaye umujyanama mukuru wa leta ya Congo. Icyo gihe Mobutu kandi yari mu banyekongo bari bafite amashuri menshi. Yakundaga gusoma ibinyamakuru n'ibitabo by'abanyaburayi mu gihe yabaga ari kuruhuka. Mu banditsi yafataga nk'icyitegererezo harimo uwahoze ari perezida w'Ubufaransa Charles de Gaulle. Icyo gihe Mobutu yari umwanditsi mu kinyamakuru cyitwaga L'Avenir cyakoreraga Leopoldville. Mobutu Sese Seko kandi anibuka nk'uwagambaniwe we yari abereye umwunganizi Patrice Lumumba mu mwaka wa 1960, ndetse anahita ashyiraho leta yashize itegura uko yakwicwa mu mwaka wa 1961. Icyo gihe yakomeje kuyobora ingabo, maze mu mwaka wa 1965 aza gufata ubutegetsi nyuma ya kudeta yari imaze kuba. Mobutu Sese Seko Kukungendu wa Zabanga umwe mu bakuru b'ibihugu babayeho bagize amazina menshi, harimo amahimbano n'andi amusingiza. Leopard di Zaire, ingo ya Zaire. Leopard di Kinshasa, ingo ya Kinshasa. Aigle di Kawele, Kaguma ya Kawele. Ahitwa Kawele muri Badolite niho yari afite inzu y'agatangaza. Abandi bamwitaga Papa Marshal, umwami wa Zaire n'andi menshi. Yategetse Zaire kuva ku itariki 24 Ugushyingo mu mwaka wa 1965 kugeza ku itariki 16 Gicurasi mu mwaka wa 1997. Ayitegeka imyaka 31 amezi 5 n'iminsi 22. Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'imitegekere mibi, ruswa idasanzwe, kwigwizaho imitungo myinshi yaba y'abaturage n'iy'igihugu, kutavugirwamo, kwigiriza nkana ku bataravugaga rumwe nawe bose no guhutaza abandi, gukenesha bene gihugu mu gihugu bundi gifite ubutunzi ntagereranywa. Uvanyeho ibyo nabwo Mobutu yihimbiye uburyo bw'ibisingizo byihariye ku muntu yari we, ahimbirwa indirimbo nyinshi n'ibisingizo by'ubutwari mu cyitwa Cult of Personality, agaragazwa nk'intwari idasanzwe n'umucunguzi, yikinze nyuma y'ishyaka rye rukumbi MPR. Mobutu umubyeyi w'igihugu. Mu ndirimbo nk'iyo yiswe Papa Mobutu, umuririmbyi n'ubundi ati Papa Mobutu uhoreho iteka, n'abatekereza ko MPR izagera hikavaho nabo baribeshya izagumaho iteka. Ntabwo byari byo ko ari ukwibeshya, nubwo byaririmbwe bityo na miliyoni z'abazayirwa mu myaka myinshi, abe Mobutu bwe ntawe ukiriho. Ishyaka rya MPR ririhe naryo ntarikiriho.
mu dushya tutabarika twanagarutsweho cyane. Mobutu nk'ubu yagize atya ashinga ibigega byamwitiriwe bigashyirwamo amafaranga ngo yo kurwanya ubukene hose mu gihugu. Kenshi bamwe bagategekwa kubishyiramo amafaranga ku ngufu, abandi bakayashyiramo babyibwirije, ariko ari ukugira ngo barebwe neza. Ni ibigega byanagiyemo umurundo w'amafaranga ataragize abandi bazayiro agira icyo amarira, kuko atigeze anava mu mufuko we ku giti cye. Ni amafaranga menshi cyane, uvanyeho nayo ngayo yavaga mu baturage ku iterabwoba nk'iryo, n'andi menshi mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro kuri konti nyinshi ze bwite. Aya yashowe mu mushinga uhambaye wo guhindura icyaro yavukiyemo hamwe mu hantu h'agatangaza mu isi, Badolite. Icyaro cyaje guhindurwamo umujyi n'ahantu h'amabengeza kandi hihariye mu isi, hakwiye koko guturwa na Marshal w'umuzayirwa. Igihugu Mobutu yaniyitiye atyo ubwe kikareka kwitwa Kongo bigakunda igihe kinini, kugeza byongeye guhindurwa n'abahiritswe ku butegetsi. Mu mwaka w'1997 ubwo ubutegetsi bwe bwageraga ku ndunduro iwe cyangwa se iwabo Badolite, hari ahantu hakomeye h'ubutunzi ntagereranywa, ku buryo hashoboraga no kururikira indege nini nka Supersonic Concorde. Kimwe mu byari bikomeye n'ubu bitaboneka henshi mu isi cyari Badolite ni Nuclear Bomb Proof Bank, ubuvumo bw'umutamenwa bukoreshwa nk'ubuhungiro niyo haba habaye ibitero by'ibisasu kirimbuzi. Ubwa Mobutu i Badolite bwari bunini cyane, bushobora no guhungiramo abantu 500 kandi bakabaho bafite ibyo bakeneye byose, nabwo kandi bikaba iby'inyenyeri 5 babayeho neza, bitavuga ko niba bahunze ubwo babaho nko muri burende, bagombaga kubaho nko muri hoteli. Kenshi byanemejwe ko ariyo Nuclear Bank nini cyangwa ubwihisho bwo kuri urwo rwego bunini bwariho muri Afurika yose. Badolite ubu ni umurwa mukuru w'intara ya Nord Ubangi, imwe mu ntara 21 zashinzwe mu 2015 aha muri Kongo. Hahoze ari muri Equateur mbere y'ayo mavugurura. Ni mu birometero 12 gusa kugera ku mupaka na Central Africa, ibirometero 1150 kugera ku murwa mukuru Kinshasa. Mu myaka yahagana 1970 aho Badolite bisa naho nta cyahabarizwaga cyihariye, cyari icyaro n'imisozi biraho kimwe n'ahandi hose muri Zaire. Hari utuzu gusa tw'abaturage bahabarizwaga tw'ibyatsi n'utundi tw'amatafari akoze mu byondo. Ku makarita y'ahantu mu gihugu cyangwa ku isi na mbere ya Google Maps ntaho wari kubona Badolite byihariye, kandi n'agace kabarizwamo abaturage bake cyane ntabwo barengaga 1500. Mobutu yahise ahahindura rero, ahashinga ibitaro, amahahiro manini, supermarkets, amashuri, amaduka akomeye, anahashyira hoteli y'inyenyeri 5, ikibuga cy'indege cye bwite cy'umuhanda w'ibirometero 3200 ari nacyo yagurukirizagaho akanururutsaho indege nini nka Supersonic Concorde yakundaga kugendamo. Kubera ubutunzi bwahabarizwaga kandi no hagati mu ishyamba, Badolite bayihimbaga Versailles of the Jungle, bayigeranya na Versailles, ingoro y'abami b'Abafaransa. Ibyo byose byari bya Mobutu ku giti cye, kandi byose bikavanwa mu gihugu yategekaga. Igihugu cyari gifite abaturage bari bakennye bitavugwa. Ikinyamakuru The Guardian muri raporo cyakuye mu banyamakuru bacyo basuye Badolite y'ibihe bya Mobutu, bahagarutse cyane ku butunzi n'ubuzima buhenze by'agatangaza byahabarizwaga. Bati mu ngoro ye bwite aho i Badolite hari amashusho y'ubugeni ahenze cyane n'ibikoresho byinshi bikozwe muri zahabu na za marble, za swimming pools z'amabengeza zizungurutswe n'imizindaro minini irangurura imiziki yiganjemo Gregorian chants. Abakozi babarizwaga i Badolite kwa Mobutu bari mu bambere b'ubumenyi bukomeye n'ubuhanga ku buryo mpuzamahanga mu byo bakoraga byose, kandi nabo bagahembwa akayabo, kuva ku bakoraga mu gikoni kugera mu busitani. Bahabwaga imishahara minini ku buryo harimo n'abanyamahanga benshi n'abanyaburayi ubwabo, cyane cyane mu gikoni. Aha habereye ibirori byinshi cyane kandi bihenze, byaba ku manywa nijoro. Hangwerewe amacupa atabarika ya champagne nziza cyane nka za Tétangin, haribwa n'amatoni y'imihore y'amafi bita saumon. Mu byishimo n'akanyamuneza bidasanzwe by'abatumirwaga barimo abategetsi b'abazayirwa, bari abambari be kimwe n'abandi badiplomate batabarika. Hari ahantu hadasanzwe mu nyubako n'ibindi bidasanzwe byabarizwaga muri Badolite ya Mobutu. Hariho n'itsinda ry'utuzu twihariye Chinese pagodas, tuba twubatse ubona ari nk'ama etage y'ibisenge bigerekeranywa biba bito kugeza hejuru haje agasongero. Kenshi utu tubari n'ingoro zo gusengerwamo, hakaba hari n'inyubako zitandukanye z'ibiro. Imwe rero muri izi nyubako zari ibiro, ni nayo yari irimo inzira yageraga muri bwa buvumo bw'umutamenwa n'ubwihisho bwana kwifashishwa mu gihe habaho ibitero by'ibisasu kirimbuzi cyangwa se ubundi bumara n'uburozi kirimbuzi. Ubwo rero n'ubuvumo cyangwa ubwihisho budasanzwe buba buhenze cyane, binasaba tekiniki zirimo ikoranabuhanga rihambaye mu kubukora. Ntabwo ari ugucukura imyobo no kuyishyiraho beton gusa.
ni irindi koranabuhanga nyine naryo ryihariye ku rwego kirimbuzi. Byavuzwe ko kuva aho hari inzira zica mu butaka kugera ku ruzi Ubangi, ubwo buvumo bukanatunguka mu kigo cya gisirikare cyari hafi ku cyambu mu gace ka Ndangi. Inshuro enye cyangwa 5 mu mwaka, Mobutu na utarakinishaga amacupa ya champagne Tétangin, igicupa kimwe ubu gishobora kugurwa mayiro 1300. Yari ihenze. Aho rero yerekezaga ibadorite mu birori kenshi n'abatumirwa be. Izo champagne yakundaga cyane zikahameneka nk'imvura mu bihe byose yahamaraga hasimburanwa n'abatumirwa batabarika, ibirori by'amanywa n'ijoro. Muri ibyo bihe abazayirwa babagaho mu bukene bukomeye, nta gahunda n'imwe iriho yo kwivuza no kwiga kwijanisha hafi ya ryose ry'abaturage basanzwe, akazi nta kabaho, ibikorwa remezo birimo imihanda ndetse n'inzira za gari ya moshi zari zisanzweho ariko byose byarangiritse nta gisanwa. Ubukungu bw'igihugu muri rusange bwari hasi, n'igihugu kirimo imyenda itabarika. Mobutu Sese Seko yagize ubwo agira amafaranga ye bwite menshi kurusha Zaire yategekaga, kuko rimwe yigeze no kubazwa niba ataguriza leta, maze nawe ibyo nabikora. Ariko se kandi ni iki nashingiraho nemeza ko abantu batumva bashobora kugira gutya igihe runaka bakaba banyishyura? Ibyo se nabyizera? Nta mafaranga yanjye nabaguriza. Abo yavugaga ni leta y'igihugu yari ayoboye, Zaire. Ibya Mobutu byari byihariye, ariko muri rusange n'ubundi bihura neza n'iby'ubutegetsi bwariho muri Afrika. Afrika yari ifite igisekuru cy'abategetsi b'abasahuzi kabuhariwe, babashije no gukusaniriza hamwe amafaranga menshi cyane mu buryo butangaje, bakajya kuyahisha kuri konti zibanga mu mahanga. Amahanga nayo atarabuze kubatamaza uko bisanzwe uko imyaka yagiye isimburana. Mobutu wenyine byageze mu 1983 afite miliyari 5 z'amadolari y'abanyamerika muri banki zo mu Busuwisi, ariko wumve ko yanganaga n'umwenda w'amahanga n'ibigega mpuzamahanga Zaire yari ifite. Mobutu Sese Seko ku ngendo wa Zabanga ubwo yari igihugu se yari president gusa, ubirebeye ku mutungo. Ahagana mu mwaka wa 1990, kimwe n'abandi bategetsi nkawe bariho muri Afrika, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo iby'abateraga inkunga z'amafaranga. Zaire niyo yasunikiye ku kwemera ko habaho demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi, ntakomeze kubaho MPR ye gusa nk'ishyaka rukumbi. Yabuze uko agira, abyemera amarira amubunga mu maso kuko nta yandi mahitamo yari afite. Imibanire ye n'ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yarangiritse cyane. Ni nyuma y'uko yashinjwaga ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cye. Ibi kandi yongeragaho uburwayi yari afite, dore ko yarwaye kanseri ya prostate, ari nayo yakundaga gutuma ava mu gihugu cya Zaire akajya kwivuriza mu mahanga, by'umwihariko Geneve mu Busuwisi. Ni mu gihe kandi inyeshyamba za Laurent Désiré Kabila nazo zamwonsaga igitutu, zinigarura uduce dutandukanye guhera mu burasirazuba. Mu mwaka wa 1997 ubutegetsi bwe bwarahirimye burundu, nawe atangira kujya mu buhungiro, yerekeza muri Togo, nyuma akomereza muri Maroc, ari naho yaguye mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 1997. Mu gihe ibintu byari bimukomeranye Kinshasa muri Zaire ye, Aigle de Kawele, Kagoma ya Kawele cyangwa Leopard du Zaire, igisamago cya Zaire nk'uko Mobutu bamuhimbaga cyangwa se yihimbaga simbizi neza, yahisemo kujya guhisha imwe muri Boeing ze nziza ayihisha Lisbonne muri Portugal. Iyi yari indege imugezeho byo kumugeraho nk'uko wakwidodeshereza ishati ubwawe, ibirimo byose bikozwe uko abishaka. Boeing ya Marshall yahuriye n'uruva gusenya ku kibuga cya Lisbonne. Mu myaka 10 yamaze haparitse, byageze mu 2007 yarasahuye byanyabyo nk'uruzu rutagira nyirarwo, ihinduka igiporoporo, uretse no kuguruka no kuyisunika ku mapine bugorofani bitagishoboka. Ubwo kandi yari maze kugeramo ideni rya miliyoni y'amafaranga y'Amasuwisi nk'imisoro yo kuyihaparika, ni miliyoni hafi 900 mu manyarwanda. Kongo yari ishyujwe, leta itashwida. Ibya Mobutu sitwe tubibazwa. Abanyaportugal indege bayishakiye umukiriya, ariko ntawe bari kubona. Boeing yaboreye imyaka 10 ku kibuga cy'indege, ntawe yari gusunikira gukora mu mufuka ngo ayigure. Nubwo abanyaportugal icyo gihe batanshatse ngo nyigure, ntabwo nari kwiyemberaho yari igeze. Icyakurikiyeho ni iki? No kuzana akamashini kamenya ateye nk'umukasi gakati ibyuma boshye impapuro, karayishwanyuje ihinduka inyuma. Indege Boeing 707 Marshall Mobutu yagurutsemo igihe kinini arebera abazayirwa hasi nk'uko yagaragazwaga n'ubundi kuri televiziyo buri munsi ava mu bicu. Uko amakuru agiye gutangira nimugoroba, yari irindimutse nk'ubutegetsi n'ubuhangange bya nyirayo. Ibyayo bihereraho gushwanyaguriza indege ya Mobutu ku kibuga cy'indege igahindurwa zero. Kuri benshi byari isomo rikomeye, isomo ry'uko kurya ibya rubanda witwaje umwanya urimo, byanze bikunze igihe byafata icyo ari cyo cyose birangira ubiryojwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ako mugani w'Ikiswahili cyo muri Zaire ngo mali ya wizi
haina faida bwana. Mobutu kuramba aricyo ku butegetsi ahanini bigarukwaho ko nawe yabikesheje iterabwoba ridasanzwe ku buryo bamwe mu bageragezaga kunenga imitegekere yatabuze bamwe kubahana yihanukiriye n'abandi bakicwa ku mugaragaro nta wari ufite ibyo amubaza mu gihugu cyose. Ibyo kandi ngo yanabikoraga bizi agambiriye ko bibera isomo icyarimwe abandi bose bagerageza kumunenga no kugira ibyo batumvikanaho muri politiki ya Zaire. Urugamba rwe aharanira kuba perezida wa Zaire mu gihe cy'ubuzima bwe bwose, urugamba rwo kwikwizaho imitungo yose ishoboka, ibyo byombi hari inzobere zitandukanye muri politiki ya Kongo zigaragaza ko byamusunikiye mu bikorwa by'ihohotera ridasanzwe, ubusahuzi, urugomo n'ubwicanyi bidasanzwe ku bamunenze bose. Ibyo byose yabonagamo ubuhangange atyo ngo ni nabyo byezemo imbuto zo kugwa kwe. Badorite ye ingoro yaragatangaza ityo. Uyu munsi ni amatongo rwagati mu mashyamba, harasengwe harasahurwa mu buryo butera kwibaza byinshi. Wahakandagira wese uyu munsi yarigeze wenda kuhagera ndetse no kuhamenya mu bihe by'ikuzo ryaho. Ntagahora gahanze ubu bitabaye umugani bigahinduka igisakuzo nagusubiza Badorite. Ngirye herezo bya Marshal Mobutu sesese ko kungendo wazabanga. Mwakoze kudukurikira. Iyi ni Gator TV.